umunyabugenge wamenyekanye kurusha abandi bose bo mu kinyejana cya 20, akaba umwe mu banyabwenge isi yigeze gucumbikira. Izina rye n'isura ye buri mwaka byinjiriza abantu amamiliyoni y'amadolari. Albert Einstein yahinduye imiterere n'amategeko y'ubugenge ugereranije nuko byari bimeze ataraza ku isi. Yashushanyije bundi bushya imiterere y'isanzure mu bumenyi bw'abantu. Hashize ikinyejana kimwe cyonyine ibi bibayeho. Ibi yabikoze ate? Ubundi yari muntu ki? Ni iki cyari mu mutwe w'uyu mwana wakunze cyane akuma kagaragaza amerekeza agifite imyaka 5? Umwana w'ingimbi warotaga kuzicara ku murasire w'urumuri kugira ngo apime umuvuduko warwo. Umugabo wakundaga kwibaza ibibazo byoroheje cyane byamuhinduye umwe mu ntiti zabayeho muri iki gihe cyacu. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Mu 1949 i Princeton muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Albert Einstein yanditse inyandiko zavugaga ku buzima bwe cyane ku ngingo irebana n'ibyo yavumbuye ndetse n'uburyo ubwe yabonaga isi. Hanze hari isi nini cyane ibaho mu bwigenge idakeneye abantu. Nisi duhagaze imbere nk'iyobera rinini kandi ry'iteka ryose. Gusa ku ruhande rumwe, nisi dushobora gutekerezaho. Uri nge kwitegereza iyo si byari bimeze nko kubona ubwigenge. Kwiga iyo si byari yo ntego ikomeye nifuzaga kugeraho. Abantu bejo hashize n'abuyu munsi bafite imyumvire nk'iyo yanjye ndetse n'ubumenyi bakuye muri iyo migirire. Ni inshuti zanjye ntifuza gutakaza. Inzira yanzanye muri iyo paradizo ntabwo yari yoroshye ndetse nta nubwo yari ishimishije nk'iganisha muri paradizo twigishwa mu iyobokamana. Ni inzira igaragara ko ihamye kandi ntabwo nicuza kuba narayihisemo. Albert Einstein yavutse mu gihe mu Burayi harimo havuka inganda za mbere zabayeho ku isi. Ikinyejana cya 19 cyaranzwe n'ubushakashatsi n'iterambere ry'ikoranabuhanga. Iki gihe nibwo abavumbuzi bari batangiye kumva cyane amashanyarazi yakoreshwaga cyane mu nganda. Iki gihe kandi nibwo umunyamerika Thomas Edison yari amaze kuvumbura ampule y'ingiyi ducana mu mazu yacu. Ivumburwa ry'umuriro w'amashanyarazi ryari ryaratumye umunya Espagne Philippe Guillen akora kakuma kagaragaza amerekezo kitwa busole. Bwari ubumenyi bushya. Albert yari umwana muto w'umudage utaravugaga menshi. Yamenye kuvuga bitinze kuko ku myaka 3 y'amavuko atashoboraga kwikorera interuro imwe y'amagambo. Umunsi umwe wo mu 1883 ubwo yari afite imyaka 5 y'amavuko, yararwaye maze se witwaga Hermann Einstein amuha impano ya kakuma kerekana amerekezo cyangwa se busole. Akakuma kikabona Albert Einstein bisa naho aribwo yafashe icyemezo cyo kuzakora ubushakashatsi bwose bushoboka mu butabire. Ndibuka ko icyo gikorwa cyansigiye urwibutso ntashobora kwibagirwa. Inyuma yako kuma nabonaga ko hari ikindi kintu gikomeye gihishe. Kuva icyo gihe Albert yatangiye kujya amara amasaha menshi yitegereza ko kuma gafite inshinge buri gihe gahoro kerekana amajyaruguru. Iyo yahagarikaga gukina nako kwabaga ari ugusoma igitabo cy'imibare cy'ibinyampande yari yarahawe na nyirarume Jacob. Birasa naho izi mpane ebyiri arizo zagennye uko ubuzima bwa Einstein buzagenda. Ku ruhande rumwe akuma kerekana amerekezo yatunze bwa mbere bisa naho ariko kamufashije kumva cyane amashanyarazi na rukuruzi. Ku rundi igitabo cy'imibare mu birebana n'ibinyampande bisa naho ari cyo cyatumye avumbura amahame yahinduye uko abantu bumvaga ibinyampande. Igisa n'ikinyuranyo kibi byose nuko Albert atigeze akunda ishuri. Ku myaka yo hasi cyane yatangiye kwanga kwiga. Hans Rudolf Otto ayobora umuryango witiriwe Albert Einstein i Berne mu Busuwisi. Yasobanukiwe hakiri kare ko imikorere y'ishuri ari ndakubwira ibyo ukora kandi ugomba kubikora kubera ko mbikubwiye. Kuri we ibyo byari ikinyuranyo cy'uko yatekerezaga uko ibintu bigomba kugenda. Birumvikana yari umuhanga mu masomo amwe namwe nk'imibare n'ubugenge. Yarushaga abandi bose ku buryo mu ishuri yumvaga ntacyo afite cyo kuhakora. Ndatekereza ko hari n'amasomo amwe yarushaga abarimu be. Kandi ibyo byari bibi cyane kuko byatumaga ashidikanya ku bushobozi bwabo. Biza no kumuviramo gusuzugura ubuyobozi bwose bw'ishuri. Ku myaka 14 y'amavuko Albert yari yaramaze kwiyigisha byinshi mu byo abarimu bigishaga icyo gihe. Gusa ntabwo yatinze kuva mu ishuri atabonye impamyabushobozi.
ababyeyi be bahise bamujyana kwiga mu Busuwisi mu ishuri ry'abacikirije amasomo kugira ngo barebe nibura niba yahakura impamyabumenyi bise la biturutse, ni impamyabumenyi y'abantu bacikirije amashuri. Mu buryo busa n'ubwatunguranye, Albert Einstein yakunze iri shuri. Yarikunze kubera ko ryari ishuri ryafashaga abaryigagamo gutera imbere mu kwitekerereza no kwigirira ibitekerezo byabo bwite. Ryo ntabwo ryari ishuri aho umunyeshuri agomba gukora ibyo abwiwe na mwarimu kubera ko mwarimu abimubwiye byonyine. Ni igitangaza ko uburezi bugezweho butaraheza umwuka amatsiko ya bamwe muri twe, amatsiko yo gukora ubuvumbuzi. Ubu bwihisho buke busigaye ku isi bukeneye kwitabwaho no gutezwa imbere, ariko cyane cyane bukeneye ubwigenge. Bitaba ibyo nabwo bugasenyuka. Ni ikosa rikomeye cyane gutekereza ko ibyishimo byo kwitegereza no gushakisha bishobora gukomwa mu nkokora n'imyumvire ishingiye ku nshingano abantu bihimbira. Noneho yarageze ahantu afite ubwigenge bwose, aho yashoboraga kuvuga ibitekerezo bye no kugaragaza ibyo yavumbuye. Gusa ibirebana no gusuzugura abarimu byo ntabwo yabicitseho. Yahoraga afite icyo anenga mu mategeko yahabwaga n'abarimu. Ntekereza ko ingingo yongerera ubumenyi abantu bakunda ubugeni na siyansi ari ubushake bwabo bwo guhunga ubuzima busanzwe burangwamo no guhora busimburanwamo ibintu bimwe. Ikintu cyongerera abahanga ubumenyi ni uguhungira mu isi yuzuyemo amashusho aremye ukwayo. Kwifashisha amashusho yitekerereje mu mutwe we agakora ubuvumbuzi nibyo yahise atangira gukora mu guhindura amategeko y'ubugenge. Rimwe yararimo yitemberera mu muhanda maze atwarwa n'ibitekerezo bye, yibaza uko byagenda haramutse habonetse umuntu wajyana n'urumuri ku muvuduko warwo. Yibajije uko byagenda haramutse hari imuri ebyiri, ni ukuvuga ucanye nk'isitimu ebyiri, birumvikana zaba ari imuri ebyiri ziringaniye. Noneho umuntu akicara kuri rumwe muri izo muri ebyiri ziringaniye. Albert akibaza uburyo aramutse yicaye ku rumuri yabona urundi rumuri rw'isitimu ya kabiri aticayeho baringaniye. Mu bitekerezo bye yabonye ko aramutse yicaye ku rumuri rumwe rw'isitimu atashobora kubona urumuri rwa kabiri kuko urwo rwa kabiri aticayeho rwaba rwahagaze. Ntabwo rwaba rukigenda kubera ko urumuri rwose rugenda ku muvuduko umwe udahinduka. Aramutse yicaye kuri rumwe mu muri ebyiri, ubwo nawe yaba arimo kugenda ku muvuduko w'urumuri ungana n'uwa rwa rundi aticayeho. Kubera ko baba bari ku muvuduko umwe rero, ubwo yababona atava aho ari, kandi urumuri rutagenda ntabwo rubaho. Itara ririmo kwaka uba ubona ryatanze urumuri ruhagaze ahantu hamwe rurimo kumurikira abantu, ariko ntabwo urumuri rujya ruhagarara. Buri gihe ibirugize byitwa photon bihora bisohoka mu itara ku muvuduko w'urumuri. Uramutse wicaye mu modoka iri ku muvuduko udahinduka, utiyongera ntunagabanuke, hanyuma ku rundi ruhande rw'umuhanda muringaniye hakaba hari indi modoka nayo igenda ku muvuduko udahinduka ungana neza neza n'uwa yayindi wicayemo, kandi ukaba nta kindi kintu kiri hanze ureba usibye ya modoka yindi muringaniye. Icyo gihe byakugora kumenya ko urimo kuva aho uri. Iyo uri mu modoka hari igihe ubona ibindi bintu biri hanze birimo kugenda, kubera ko byose yaba ibyo hanze yaba imodoka urimo, buri kimwe kiba gifite ingano y'umuvuduko wacyo. Uko niko Einstein yahise afata umwanzuro w'uko aramutse yicaye ku rumuri rumwe yabona urundi rumuri baringaniye ruhagaze ahantu hamwe rutava aho ruri, ariko urwo rumuri rundi ntabwo yashobora kurubona kubera ko yari yaramaze kumenya ko urumuri ari umurasire ukwirakwira ahantu hanini ukagenda ku muvuduko umwe udahinduka hatitawe ku cyerekezo urimo kujyamo. Mu mpera z'umwaka w'1900 Albert Einstein noneho yarashyize abona diplome ndetse yemererwa kwiga mu ishuri rya Polytechnique rya Zurich. Gusa yaje gutenguha nuko ibyo yashakaga kwiga muri kaminuza ari byo by'ubugenge bushingiye ku bitekerezo cyangwa se physique théorique bitigishwaga muri icyo gihe. Iryo shuri ryari ishuri ritoza aba engineer cyangwa se abarimu. Ubugenge bwigishwaga muri iryo shuri kwari ukubwira abanyeshuri ngo iyi ngiyi ni inzu kandi igomba kuba igororotse kandi ihagaze. Imitekerereze n'ubwoko bw'ubugenge Einstein yashakaga kwiga kwari ukubaza impamvu iyo nzu igomba kuba ihagaze kandi igororotse. Nibyo ndabibona, ni inzu irahagaze kandi iragororotse, ariko se kubera iki? Ubu bwoko bw'ubugenge ntabwo bwigishwaga.
Einstein yari umusore w'umunyamatsiko cyane. Agitangira amasomo ye mu ishuri rya Polytechnique ya Zurich, yajyaga asiba bamwe mu masomo ya bamwe mu barimu, avuga ko batigisha ubugenge bwa ngombwa, ahubwo akajya kwisomera zimwe mu nyandiko z'abahanga bari bagezweho mu bugenge. Kubera ko yari atarashobora kumva neza uko byagenda aramutse yicaye ku rumuri rumwe ruringaniye n'urundi rumuri, yasomye cyane inyandiko za James Clerk Maxwell, umunya-Ekose wari umuhanga cyane mu bugenge. Yahise amenya ko mu 1864 Maxwell yakoze imibare igaragaza uburyo amashanyarazi na rukuruzi bikora. Matière cyangwa se buri kintu cyose kibaho gifatika ushobora gutekereza, bimwe mu bikigize biba bifite ibimenyetso byateranya n'ibyakuramo. Buri gihe ibyo bimenyetso bibiri iyo bihuye bigenda bikora amashanyarazi. Niyo mpamvu ibintu byose ukubanije bigashyuha bigahererekanya ibimenyetso byakuramo nateranya bihita bibyara amashanyarazi. Kandi buri gace kose kagize buri kintu gifatika, ni ukuvuga matière, iyo karimo amashanyarazi gahita karema iruhande rwako ahantu hari amashanyarazi, ni ukuvuga ko karema ibyitwa champ électrique iruhande rwako. Iyo ako gace ka matière cyangwa se k'ikintu karimo amashanyarazi nako kanyeganyeze, bihita bikora icyitwa champ magnétique, ariyo rukuruzi. Ibyo Maxwell yavumbuye byari uko iyo matière cyangwa se ikintu runaka cyakoze amashanyarazi noneho kikaba kirimo kwinyeganyeza ku buryo kinakora rukuruzi, gihita kiri mu mutingito cyangwa se umurasire cyangwa se nanone onde. Iyo onde igakwirakwira mu busa cyangwa se muri espace vide ku muvuduko udahinduka, ari wo muvuduko w'urumuri. Ni metero miliyoni 299 ibihumbi 792,458 ku isegonda rimwe. Nguyu umuvuduko w'urumuri. Ikwirakwira ry'ibimenyetso bitagaragara bishobora gukurura ikintu ari byo byitwa onde electromagnétique, kimwe n'urumuri, byose bibonekera mu gutigita k'ubusa vide. Ni ukuvuga gutigita k'umwuka uri ahantu hose. Ubwo busa cyangwa se iyo vide niyo ifasha urumuri gukwirakwira. Ni nk'uko umwuka utumijwe irikwirakwira. Mu gihe Albert Einstein yari yaratwawe no gusoma izi nyandiko ari nako akuramo ibitekerezo, muri iyo minsi nibwo yakiriwe ibaruwa ivuye muri kaminuza ya Polytechnique yigagamo. Yari ibaruwa imubwira ko yatsinze ibizamini ndetse yabonye diplome. Ariko kuri we ibyo ntacyo byari bivuze, kubera ko kwiga ugatsinda bakaguha diplome ni amahame yashyizweho n'abantu baha umuntu urupapuro ruvuga ngo azi ubwenge kubera ko yashoboye gusubiramo ibyo bamwigishije byonyine. Kuri we ibyo ntago bivuga ko umuntu azi ubwenge. Kuri we nta kintu byari bivuze kumusaba gusubiramo ibintu bamwigishije. We yaravugaga ati, niba unyigishije ibintu mba nshobora kubisubiramo, ariko ikibazo cya nyacyo nicyo mbitekerezaho. We icyo yifuzaga mbere y'ibindi byose kwari ukubona amahirwe yo kwigisha muri kaminuza. Wari umwanya atashoboraga kubona kubera ko ntabwo yari azi kubaha abayobozi. Umubyeyi we niwe byashenguraga cyane kuba afite umwana udashobora kubona ibyo akunda kandi abishaka. Uyu mubyeyi we Hermann Einstein yanandikiye amabaruwa menshi abahanga mu bugenge abasaba kumuhera umwana akazi ko kubafasha mu bushakashatsi bwabo. Ikinyejana cya 19 cyaranzwe cyane n'iterambere ry'amashanyarazi, ari nayo yagize uruhare rukomeye mu iterambere ry'inganda, ariko cyane cyane cyabaye igihe cyo kuvumbura gari ya moshi ndetse n'ibyitwa locomotive. Imihanda ya gari ya moshi yahise yubakwa hirya no hino mu Burayi, ariko inazana ibibazo byayo bikomeye. Kubera ko buri gari ya moshi yabaga ifite igihe ihagurukira n'igihe igereraho igiye. Kubera iyi mpamvu muri iki gihe buri mujyi wagiraga isaha yawo, nabwo bakayibara bahereye ku gihe gari ya moshi yagendeye n'igihe iri bugereraho igiye. Iki nicyo cyatumye Einstein atangira kubaho ubuzima buvunanye, kubera ko yibazaga icyitwa igihe icyari cyo. Igihe yabonaga gihora kigenda, igihe kitatumaga abona ibisubizo by'ibibazo yibazaga, igihe cyasaga n'igishingiyeho ibibaho byose. Kuri we ikibazo gikomeye cyari ibyo abantu bita igihe ni ibiki mu by'ukuri. Yibazaga impamvu buri nkuru yose bagiye kubara bayitangira bavuga ngo muri icyo gihe cyangwa se ngo kera habayeho. Buri gihe iyo dutekereje ku gihe, byanze bikunze tuba tugomba no guhita dutekereza ahantu cyangwa se umwanya. Na kano kanya uramutse utekereje ku ijambo igihe urahita utekereza ahantu.
twese igihe tugisobanura nk'urukurikirane rutarangira rw'ibikorwa, cyangwa se nanone igihe tukagisobanura nk'ahantu hanyaho hahamye hagati ya mbere ya na nyuma ya. Iki gisobanuro cya kabiri tuvuzemo ijambo ahantu nicyo gisobanura neza igihe icyo ari cyo. Igihe cyangwa se temps gifitanye isano ya hafi cyane n'umwanya cyangwa se ahantu cyangwa se nanone espace. Dufite isaha dukoresha tubara igihe. Izo saha tuzibarisha kubera ko urushinge rwavuye aha rukagera aha. Uwo mwanya cyangwa se urwo rugendo urushinge rukora ruva ahangaha rujya aha niho utubwira ko hashize umunota. Izo nshinge z'isaha nazo twazihimbye kubera ko umubumbe w'isi dutuyemo uva ahantu hamwe ukizengurukaho wakwihetura ubwo umunsi ngo ukaba urashize. Iki inshinge z'isaha zikora ni ukuzenguruka nka kwa kundi isi bigenza, ariko icyo twakoze ni ukugabanya ibipimo ku buryo iyo urushinge rukoze akagendo gato cyane gashoboka tubyita isegonda, rwakora kandi kagendo kisumbuyeho tukabyita umunota, kugeza ruzengurutse inshuro nyinshi tukabyita amasaha, kugeza ku cyo twise umunsi. Rimwe Albert yitegereje isaha yari imanitse ku gikuta cyari muri metero nkeya uvuye aho yari aherereye. Ikindi kibazo cyahise kimuza mu mutwe. Ese ko mpagaze hano ndeba iriya saha nkamenya igihe irimo kubara, ubu ikintu kirimo kuba kano kanya ndeba kuri iriya saha kirimo kubera ku gihe kimwe kuri jyewe urimo kurebera isaha kuri metero runaka no ku muntu urimo kureba isaha ahagaze munsi y'igikuta iriya saha imanitseho? Bwana Peter Garrison ni umwarimu wigisha ubugenge muri kaminuza ya Harvard muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe abantu batekerezaga ko bazi neza amahame yose yerekeye umwanya, espace n'igihe, temps. Kuva kuri Newton buri wese yatekerezaga ko azi umwanya cyangwa se espace icyo ari cyo ndetse n'igihe icyo ari cyo. Buri wese kandi yari azi icyitwa simultanéité absolue, ari byo by'uko ibikorwa bibiri bibera icyarimwe biba birimo kubera rimwe kuri buri wese urimo kubireba. Était la même pour tout le monde. Iri hame Albert Einstein yari amaze kurikuraho. Yaraje kugaragaza ko ibikorwa bibiri birimo kubera icyarimwe ku bantu babiri batandukanijwe n'intera runaka bitaba bibera icyarimwe nk'uko tubibonesha amaso. Rimwe yararyamye ananirwa gusinzira, maze ahita abyuka mu gicuku ajya hanze avuga ko urumuri rwamugezeho aho yari aryamye mu buriri, maze agahita abona uburyo umuvuduko w'urumuri rwinjira mu jisho ry'umuntu urimo kureba ikintu runaka ari ugena uko ibikorwa bibiri bishobora kubera mu gihe kimwe cyangwa se mu bihe bitandukanye. Aha niho yahise avuga ko simultanéité cyangwa se kuba ibintu bibiri byabera rimwe bitabaho igihe cyose ibyo bikorwa bitarimo kubera ahantu hamwe hadatandukanijwe n'intera runaka. Albert Einstein yari arimo arareba isaha yari imanitse ku gikuta kiri muri metero 5,000. Yabonaga ko iyo saha irimo kubara isaa 11. Iyo saha ya saa 11 ni nayo umuntu uhagaze neza munsi ya saha imanitse ku gikuta yabonaga. Ibyo bikorwa bibiri byasaga n'ibibera icyarimwe kuko Albert yashoboraga guhamagara uwo muntu uri munsi y'iyo saha iri ku gikuta, yamubaza igihe akamubwira ko ari saa 11 nk'uko nawe arimo kubibona. Nyamara Einstein kugira ngo abashe kureba ku isaha byasabaga ko urumuri ari rwo rumuzanira amakuru y'ibyanditse mu isaha rukayamuzanira mu jisho rye, kandi mwibuke urumuri rugenda metero 299,792,458 ku isegonda rimwe. Albert yarahagaze kuri metero 5,000 uvuye ku isaha, bivuze ko urumuri rwagenze iby'ijana bya miliyoni 1,667 by'isegonda rimwe kugira ngo rumwereke ko kuri ya saha handitseho ko ari saa 11, mu gihe umuntu uhagaze munsi ya saha kuri metero 5 nawe arimo arabona ko ari saa 11, ariko we urumuri rwakoresheje iby'ijana 200 bya miliyoni by'isegonda, bivuze ko umuntu uhagaze munsi y'isaha abona ku isaha ko ari saa 11 mbere ya Albert. Ariko kubera ko nta n'isegonda na rimwe yamurushaga, tukavuga ko babiboneye rimwe. Ubwo ni ukuvuga ko abantu babiri batandukanijwe na metero runaka badashobora kubonera ikintu icyarimwe bitewe n'intera urumuri rukora rujyana amakuru mu jisho rya buri umwe muri abo barebyi. Umwe mu barebyi aba yatanze undi iby'ijana bya miliyoni runaka by'isegonda.
muri make jyewe nawe twicaye mu ntebe imwe turimo kureba televiziyo, ibibera muri televiziyo tuba tubirebera rimwe, ariko uramutse ungiye inyuma gato ukicara mu ntebe y'inyuma yanjye ntabwo utanga kubona ibirimo kubera muri televiziyo. ni ukuvuga ko kuri stade abantu batarebera umupira rimwe, ab'imbere bawubona mbere. nubwo iri tandukaniro ari ritoya ndetse rikaba ritahabwa agaciro ku bantu, ariko rihita riba rinini cyane iyo ubishyize mu isanzure. ibi nibyo bise la relativité restreinte du temps. mu yandi magambo, igihe ntabwo kijya kiba kimwe ku bantu bose niyo baba begeranye. buri gihe ibintu mureba mukeka ko mubirebera rimwe, muri mwe haba harimo uwabibonye mbereho iby'ijana bya miliyoni by'isegonda. iyi teori cyangwa se iri hame ry'uko ibintu bibiri bibera icyarimwe bitewe n'aho ubireba aherereye ryari rikenewe cyane muri iki gihe, kubera ko inganda zari zirimo kuvuka ari nyinshi kandi zikeneye ibipimo bihamye kuri buri kintu. mbere ya Einstein, buri wese yatekerezaga ko ibipimo by'igihe bizwi kandi ko bidashobora guhinduka. babifataga nk'aho mu isanzure hari igisaha kinini kigaragaza igihe cyo ku isi. mu gutangira gushidikanya kuri simultaneite cyangwa se ku kubera rimwe kw'ibintu, byatumye Einstein nawe ubwe atangira gushidikanya no ku gihe ubwacyo. ariko none igihe cyaba gitandukanye n'uko tugikeka. none igihe cyaba cyahagarara. ese ibintu byahashize bibaye bitararangiye koko nk'uko tubitekereza? ese ubu none hazaza habaye hahari n'aka kanya tukaba dushobora kuhabona? aha niho yahereye avuga ko udashobora kumenya ko urimo kuva aho uri igihe cyose urimo kugenda ku muvuduko umwe udahinduka. iyo urimo kugenda uhinduranya ingano y'umuvuduko nibwo ubona ko urimo kugenda. ugenze ku muvuduko w'ibirometero 1000 ku isaha ukaguma kuri uwo muvuduko gusa, wajya wumva uhagaze ahantu hamwe. kubera ko umuvuduko w'urumuri utajya uhinduka, niyo mpamvu Einstein yabonye ko aramutse yicaye ku rumuri akajyana narwo atamenya ko urundi rumuri iruhande rugenda. aya mahame abiri, iryo kuba iyo uri ku muvuduko udahinduka utamenya ko urimo kugenda, no kuba umuvuduko w'urumuri utajya uhinduka, niyo mahame abiri y'ingenzi agize ihame rimwe rya Einstein bise la théorie de la relativité. iri ni ihame ryahinduye imyumvire twari dufite ku gihe no ku mwanya, espace et temps. we yari afite uburyo bwo gutekereza butigwa, ubu bufite cyangwa se ukaba utabufite. bavuga ko umwaka w'1905 kuri Einstein ari wo mwaka wo kuvumbura amahame menshi yahinduye imitekerereze y'abantu. kuva mu 1902 kugeza mu mpera z'1905 cyari igihe cyo gutekereza no kwegeranya ibitekerezo kuri Albert Einstein. mu 1905 nibwo yasohoye inyandiko enye zari zirimo amahame cyangwa se amateori yamamaye cyane kurusha ihame rya relativité restreinte. aya ngaya ne yararimo ihame ryamamaye rizwi nka E = mc2 cyangwa se E ihwanye na mc kare. mbere y'uko avumbura iri hame, abantu bari bazi ko matière cyangwa se buri kintu cyose gifatika gifite umubyimba kitajya kivaho cyangwa se ngo kireke kubaho burundu, cyangwa se ngo hagire ikintu gishya kivuka, ahubwo byose bihindura imiterere. ni ihame ry'uwitwa Lavoisier. rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. ryari ihame rivuga ko iyo urubura rushonze amazi aruvuyemo aba afite ingano ingana neza neza niyo rwa rubura rwari rufite hatavuyeho akantu na kamwe. cyangwa se amazi bacaniriye akavamo umwuka akagabanuka mu ngano, ni ukuvuga agakama, umwuka wayavuyemo ubu ungana neza neza na ya mazi uko yangana gatarakama. iri hame Einstein yarikuyeho ubwo yazanaga E = mc2, kuko yavugaga ko ikintu runaka cyangwa se matière ishobora guhindukamo ingufu. ikintu gifatika iyo kivuyemo ingufu gihita gihindura imiterere. kugira ngo agere kuri uyu mwanzuro, Einstein yatekereje ikintu gitanga imirasire y'urumuri mu mpande zose nk'izuba. tuzi ko urumuri ruba rufite ingano runaka y'ingufu, energy, arizo zihagarariwe na E muri rya hame rya E = mc2. kuba urumuri ruba rufite ingano runaka y'ingufu bivuze ko ikintu gitanga urumuri nk'izuba
iyo ryohereje urumuri riba ririmo gutakaza ingano runaka y'ingufu. Einstein yabonye ko uko ikintu gitakaje ingufu kinatakaza ingano runaka y'ingano yacyo, ariyo bise masse. Muri rya hame ingano cyangwa se masse ihagarariwe na m. Yanzuye ko buri ngano cyangwa se masse y'ikintu runaka iba yibitsemo ingano runaka y'ingufu ziboneka iyo bafashe iyo ngano cyangwa se iyo masse bakayikuba n'umuvuduko w'urumuri bwikube kabiri, aribwo bahita babona rya hame cyangwa se ya formule izwi cyane ya E = mc2. Yemeje ko ingufu zose ziba zifite ubushobozi bwo kwihindura mu ngano cyangwa se mu mubyimba cyangwa se nanone muri masse, kandi buri mubyimba wose uba ushobora guhindukamo ingufu. Bigomba kuba ariyo mpamvu inkwi ziba zifitemo ingufu zihisha ibyo kurya. Nubwo buri kintu cyose gifatika kiba gishobora gutanga ingufu, ariko kuzigikuramo bisaba ko habaho uburyo bwo gutandukanya izo ngufu ziri muri icyo kintu ku buryo zisohoka hanze. Ngiri hame ryakoreshejwe mu myaka yakurikiyeho mu gukora bombe bise atomique, aho akantu gapima garama imwe gashobora gutanga ingufu zishobora gushwanyaguza imijyi zikayihindura umuyonga. Ubu buvumbuzi bwose bwatumye Einstein atangira kumenyekana mu Burayi bw'icyo gihe. Uyu ni Hans Rudolf Otto, ayobora umuryango witiriwe Albert Einstein i Berne mu Busuwisi. Yagiye amenyekana buhoro buhoro, ariko abantu bamumenye cyane mu mpapuro. Nta muntu wari warigeze amubona usibye umwunganizi w'umuhanga mu bugenge witwaga Max Planck wo mu Budage, wemeye gukora urugendo akajya mu Busuwisi kureba Einstein, aho yakoreraga mu kigo gitanga impamyabumenyi i Berne. Uwo mugabo akigera ku biro bya Einstein akabona Einstein amunyuze imbere, yanze kwemera ko ari we, kuko yari afite imyaka 30 yonyine kandi nta kintu na kimwe yari afite kimugaragaza nk'umuprofeseri uzi ubwenge bwinshi. Yanditse ko atashoboraga gukeka ko uwo musore ari we wavumbuye amahame yose y'ubugenge yari amaze kwamamara, nyamara yari we. Iki gihe Albert yahise atangira ubushakashatsi, ariko noneho ashishikajwe n'ikintu kimwe: rukuruzi y'isi. Umunsi umwe wo mu 1907 yari yicaye mu biro bye i Berne mu Busuwisi, maze areba mu idirishya abona umufundi urimo gusana igisenge cy'inzu yari hirya aho ngaho. Yahise yibaza uko byagenda uwo mufundi aramutse ahanutse afite inyundo ye mu ntoki. Yahise atekereza ko uwo mufundi igihe yaba ari mu kirere arimo guhanuka yakumva isi nkaho nta rukuruzi ifite. Ibi bisobanuye ko iyo uhanutse mu giti cyangwa se ku nzu, umuvuduko ari wo bita acceleration ukuraho rukuruzi y'isi. Ibi yahise bihuza na ascenseur cyangwa se bya byuma byo mu miturirwa abantu bagendamo. Ubaye ukirimo maze kikagira ikibazo bigatuma gihanuka ku muvuduko udapimye, umuntu ukirimo yamara amasegonda runaka ari mu busa adashinze ibirenge muri ascenseur, kuko ascenseur irusha uburemere umuntu uyirimo. Iramutse ihanutse uyirimo, mu gihe cy'amasegonda make ibirenge byawe byava kuri ascenseur ukareremba mu busa mbere y'uko wumva nanone ukuruwe n'ubutaka igihe ugiye kubugeraho kubera rukuruzi y'isi. Iyo ascenseur noneho iramutse izamutse ku muvuduko udasanzwe igatumbagira isa n'ihubutse ariko ijya hejuru, umuntu uyirimo yajya yumva hari ikintu kirimo kumutsindagira kuri iyo ascenseur, akumva ibirenge bye birimo gufata cyane kuri kabine ya ascenseur cyangwa se hamwe muhagarara yo muri ascenseur. Einstein yatekerezaga ko hari ihuriro rinini cyane hagati ya rukuruzi y'isi n'umuvuduko w'ikintu kirimo kugenda mu busa cyangwa se muri vide. Yahise avuga ko rukuruzi y'isi ari ubundi bwoko bw'umuvuduko. Ni ukuvuga ko pesanteur ni ubundi bwoko bwa acceleration. Yahise avuga ko iki ngiki ari cyo gitekerezo cyamushimishije kurusha ibindi byose yigeze kugira. Ubu buvumbuzi ni nabwo yaje guheraho akora ubundi buvumbuzi bwamuhesheje n'igihembo cyitiriwe Nobel mu 1921. Ubuvumbuzi uyu munsi bufitiye akamaro benshi muri twe: l'effet photoélectrique. Ubuvumbuzi bwavuyemo kubyaza ingufu z'amashanyarazi imirasire y'izuba. Gusa iyi ni yindi nkuru. Murakeka ko iyo ndeba ibyo nakoze mu buzima bwanjye bwose numva bimpagije?
kandi nkumva mbikunze. Iyo ubyitegereje neza ubyegereye ubona ntacyo biri cyo. Rimwe na rimwe nanibaza niba ndi mu nzira nziza. Ni naha dusoreje ikiganiro Waruziko.